hari umudosi umwe ku kigo kimwe ntari buze kuvuga ariko arahita yimenya. We iyo umwana yabaga yakerewe yaramwegera akamubaza ngo ko twumvikanye ko ugomba kuba ugeze hano 1:40 ukaba ugeze hano 2:30 byagenze bite? Agatera iyo ntambwe yo kumva impamvu uwo mwana akererwa. Noneho akamubwira ati rero umwana akamubwira ati rwose mu rugo ni njyewe ukora uturimo twose dutandukanye, ni njyewe papa ntaba ahari, ni njyewe nyine, ni njyewe mama, ni njye nyine. Ubwo akamubwira akageza kumuvunagura nyine impamvu zumvikana zaba zatumye akererwa. Akamubwira ati rero yamutanga igisubizo nkunda rwose. Nibwo ntangiye kubona ko hari abantu bazi psychology, abantu bazi imitekerereze. Akamubwira ati rero nibyo pe, ibyo byose ni ngombwa kubikora kandi rwose birumvikana, ndagushimiye ko ugeze hano 2:30, ariko se birashoboka ko ejo wamanukaho ukaza na 20? Yego. Birashoboka se ko wagerageza noneho bikaba 2:00 bikaba kuba 2:30? Nibura agafata umwanya wo kumva imva n'imvano y'ubwo buzima umwana arimo, kuruta uko ahita avuga ati umva twumvikanye 1:40 hita ushinga inkokora hasi vuba vuba. Gatatu 50. Ibi byiza cyane, muri amahoro. Reka uyu mwanya noneho tuganire ku ngingo z'uburezi, ikintu bita imyitwarire. Namye mbabwira ngo ikintu kimwe umwana akeneye ni disipurine, kuko disipurine ni urufunguzo. Disipurine nyigereranya nk'aho ari ibere. Umwana ubuze ibere ku mpamvu imwe n'imwe, uwo mwana arakura ariko ashobora gukura agakura nabi. Niyo mpamvu n'umwana ubuze disipurine nawe ashobora kwiga ariko akahabura harimo icyuho. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire kuri disipurine. Disipurine iraza kuba ari kuko uburezi nababwiye ko ari impande eshatu, ni triangle of education. Ni umurezi, ni umunyeshuri, ni umuyobozi w'ishuri, ni umubyeyi. Ese bigenda bite iyo umwe muri abo ngabo habuze disipurine? Ese bigenda bite iyo umwana abuze disipurine? Ese bigenda bite iyo umuyobozi abuze disipurine? Ese bigenda bite iyo umwarimu abuze disipurine? Bigenda bite? Muri iyi minsi hari kesi yabayeho cyangwa se hari ikibazo cyateje impaka, aho umunyeshuri yateye mwarimu ikaramu ngo bari mu kizami. Ni hariya mu Gakenke, bari mu kizami. Noneho umwarimu asaba umunyeshuri ko yakimuka ku ntebe akicara ku yindi ntebe kugira ngo mwarimu noneho yicara. Noneho umwana arabireba aravuga ati ntabwo bikwiye ko twakwicara turi batatu. Umwana arabyanga. Ubwo umwarimu aramubwira ati jya hanze. Umwana agenda yimyoza imoso, bamutikuye ikaramu. Ndagira ngo tuganire impamvu nihe, byagenze bite kugira ngo umwana yiga umwaka utangire, igihembwe cya mbere akiga, icya kabiri akiga, icya gatatu akige, ku mpera y'umwaka aribwo atekereza gutera umwarimu ikaramu, cyangwa se aribwo agaragaza disipurine iciriritse? Byagenze bite? Biterwa n'iki? Nuko wenda ntawe ndi buze kurengera, ntabwo ndi buze kuvuga ngo ntabwo ndi buze kuvuga ngo umunyeshuri, ndaza gufata hose ndafata yo kugira ngo tubyumve neza cyane. Umwana nawe afite ikosa. Kamere ku mwana. Umwana ikosa afite ni iry'uko yagize amarangamutima atari meza, yirinze gutekereza ku byo agiye gukora. Kandi impamvu mvuga ko yakoze ikosa, ntabwo yagombaga guhita atekereza ko agiye guhita amutera ikaramu, nta nubwo yagombaga gutekereza guhita asohoka, nta nubwo yagombaga kugira resistance yo kuvuga ngo ntabwo yashatse ubutaka. Yagombaga kwihangana akicara, wenda akaza kugaragaza ikibazo cy'uko yabangamiwe, cyangwa se akaza no gutekereza mu kindi kizama akavuga ati ariko mwarimu twicara turi batatu biratubangamiye, watwemera tugashaka indi ntebe, iyi ngiyi ko
ko tubona bibangamye akabikemura mu buryo buri pozitivu, butarimo kwikakaza, butarimo no kugaragaza imbaraga z'umubiri. Ariko icyo cyarabuze, habuze ubu ikibazo muri rusange, habuze gutekereza. Mwarimu nawe se byatewe n'iki kugira ngo yikunde ashake ko intebe iriho abanyeshuri batatu ku ntebe gukora ikizami? Ese icyo kizami bakoraga ntabwo haba hari gukoperana? Ubwo iryo reme ryo ryari kuboneka? Ese yirengagije ko umwana aticaye neza ashobora no gutsindwa? Ese ubwo yigize atekereza ko abo bana bashobora kuba wenda harimo abigana cyangwa se bakora ikizami kimwe bashobora kuba bakerekana? Ese ubwo yirengagije ko nyine urumva harimo turu. Ariko dushaka kumenya ngo wenda abantu bari kuri icyo kigo bazatubwire nta bindi byaba biri inyuma. Icyo cyonyine cyo cyateye uburakari kumubwira ngo imuka wicare hariya. Ariko nkeka ko ni n'uburenganzira bwe, kuko buriya ikintu kimwe njya mbwira abantu mu gihe cy'ikizami, uburyo umwana yitwaye, uburyo umutwaye, iyo umubwiye amagambo meza, iyo umutwaye neza, bishobora gutuma yiga kandi agatsinda. None yagiye gukora ikizami, agiye gukora muri kondisiyo itamunogeye, ntabwo yisanzuye ngo yicare neza, ntabwo yisanzuye ngo yumve nyine ari free, yumve abuhutse. Ibyo nabyo yagombaga ntabwo mvuga ko ari ibyo yakoze ari cyo gisubizo, ataza kugira umuntu ubyumva nabi, ahubwo yagombaga kubikemura. Bati mwarimu, nkeka ko mwarimu nawe icyo atakoze ni ugutekereza ngo arebe ngo ko ngiye kwicaza ari batatu nta tegeko nishe. Ese ntabwo ari buze gukoperana? Ese muri icyo kigo hari habuze izindi ntebe yari kuba yazana akicaraho? Ese ko yahageze ikizami kitaratangira, kuki atatekereje ko ari buze kwicara avuga ati reka nshake uburyo twabona indi ntebe irengaho, keretse niba wenda ari bwo bwa mbere wenda yari agiye muri iyo rumu, cyangwa se niba ari bwo bwa mbere wenda yari agiye gusereveye. Kuki n'ubundi se ko ubundi ko iyo ntebe yari yicayeho umuntu umwe, iyo yihengeka ku ruhande nabyo reka tubirebeho. Kuki yashatse kwicara kuri iyo ntebe y'umwe kuruta uko yari kwihengeka? N'ubundi we ntabwo umwana yari kumukopa, ko ntabwo yari gukora. N'ubundi niba hari n'itegeko ya veyore ryo kuba niba nta mwana wemewe kwicara ari babiri, cyangwa se ari umwe, cyangwa ari barenze, cyangwa se niba muri iyo rumu nta mwarimu wemewe kwicara, n'ubundi ubwo niba itegeko ryo kuticara yari aryishe, ariko yagombaga kuryica atarimo kubangamira uburenganzira bw'umwana. Akavuga ati reka nihengeke kuri iyi ntebe niba ndi kuruhura akagongo. Usibye ko no kwicara cyane nabyo uri muri seriviyase, ntabwo wakwicara ngo utere agatebe ushyire akaguru ku kandi, wamanuka gakeya ukarambura, ukaba urambuye, ukaba uhinnyeho akagongo, ariko ukongera ukagira ukongera ugatambuka, ukongera ukareba. Cyane ko ushobora kwicara ukagira uguca muri humye akagukwepa. Ibyo ngibyo reka tubyihorere. Ikintu cyumva cyabayeho ni ukwikunda no kudatekereza ku bigiye kubaho. Hari intebe yicayeho umuntu umwe, undi iriho babiri. Hari kwihengeka kuri iyo yicayeho umuntu umwe no kujya guhagurutsa ngo yicareho wenyine, ikiza ni ikihe? Tujye dutekereza, dushyiremo, turebe, dukore hose turebe. Yego umwana afite ikosa afite n'uko nyine n'uko yatekereje ibintu bitari byiza, agahita mfata ikaramu ko ngiye kuyimutera, nta kindi kintu yari gukora. Si byo? Ariko nagira ngo mbwire abagira bahura n'uburezi. Uburezi ntabwo ari mekanike. Education is not mechanics. Please, ndabinginze pe. Niba umwana amaze imyaka 3 umwigisha, uwo mwana ukwiye kuba umuzi. Ikindi tugomba kumenya, hari abantu uri kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga ati ngo ni ukudahana ngo ni leta. None se leta izashishikariza abantu gufata umwana ngo uvune? Ese leta izashishikariza ko umwana niba agiranye akabazo na mwarimu ahita afata akaramu agakubita? Leta iraza kuvuga ngo umwana se, leta iraza kuvuga se ngo umwana ngo niyicwe? Leta se iraza kuvuga ngo umwana navunwe? Why always muvuga leta?
leta ninde? Leta ko n'umwarimu nawe ari leta. Icyabangamira umwana we ntakizi, ko ari we mukuru kumurusha. Umwana yabuze kwihangana. Gusa buriya nuko baba batatubwiye uko byatangiye, uko umwana basanzwe bamuzi, uko umwarimu basanzwe bamuzi, ariko dukwiye guhindura behavior. Birashoboka ko umwana ashobora kuba harabayeho guhangana, cyangwa se akaba yarabimubwiye mu buryo buri negative. Ariko reka nyimabwira mwa bantu mwe, uko kwihangana usaba umwana cyangwa undi muntu wese uyu umaze kukonona, yakora ibindi bintu. Ariko ntabwo ibyo ngibyo byo dushaka ko dushishikariza abantu. Oya, dushishikariza abantu umenye ngo ubaho nk'umuntu ufite ikintu ahomba. Ko ngiye gukora ibi ngibi biraza gutanga izihe ngaruka? Ko ngiye gutera mwarimu ikaramu, ese nintera nkayivanamo ijisho biraza kungura iki? Ese mwarimu ko agiye gukubita umunyeshuri, naza kumuvuna biraza kumwungura iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ese ubundi ni ngombwa ngo niba umwana yaragaragaje discipline itari nziza, ubwo urumva ni ngombwa umwana kugira ngo afate umwanya wo gusohoka byari bigenze bite? Ese niba umwana yaramubwiye ngo birabangamye, we mwarimu umwanzuro ni ikihe kintu mwarimu yakoze cyatumye umunyeshuri ahita ashaka guhita barwana? Aho bagomba kutubwira harimo ikibazo aho ngaho. Kumubwira ngo genda wicare byonyine nibyo byatumye amutera ikaramu? Cyangwa umwana yabyakiye nabi, abyaje kubyakira nabi, undi abona ko amusuzuguye? Erega nawe afite amarangamutima, arababara nawe. Ese ntabwo yabangamiwe? Niyo mpamvu rero barezi, babyeyi, buri muntu wese ufite aho ahurira n'umwana, reka twere kumva ko kwigisha no kurera ari uguhangana. Ntabwo ari uguhangana, kuko niba guhangana bizarangira umwarimu n'umwana babaye abanzi. Niyo umuntu rero ari kumwe n'umwanzi, cyakora ni ukwirwanaho. Ntubyumve neza. Uwo mwana byarinze kugera mu gihembwe cya 3, ese hari indi myitwarire yari afite idasanzwe? Ni ikibazo. Byagiye kugera mu kizami, mwarimu atarabona aho yicara, byagenze bite? Ariko uzi ko wanagenda ukazana intebe, niba ushaka kwicara wagenda ukazana intebe usanzwe wicaraho, wanatuma umwana akagenda akazana intebe ukicaraho, ariko utabangamiye umwana mu kizami. Any disturbance, akantu gato gahungabanya umwana mu kizami, bishobora gutuma atsindwa. Ariko n'ibyago nibyo kubabwira ngo kumenya umuzi w'ikibazo. Dukwiye kumenya umuzi w'ikibazo. Kuki? Kubera iki mwarimu yahagurukije umwana? Kubera iki umwana yahagurutse akumva nta byinshi? Kubera iki? Abantu 3 ku ntebe wakurikiza uri stable, uri kwandika, abantu 3 ku ntebe bakandika. Muri kwiga muteze amatwi mukurikiye mwarimu, mwakihengeka bigakuna nyine. Ariko nabyo urumva ni kwa kwiyeranja nyine. Ni ya kondisiyo nyine igoranye, ariko mu kizami ukeneye kuba uri free, ukeneye kuba wisanzuye, ukeneye abantu 3 mu kizami. Ntabwo iyo kondisiyo yatuma umwana akora ikizami neza. Byatewe n'iki? Kuki twisanze? Byatewe n'iki? Amambere n'indi nkuru twumvishe y'aho umwana yateze umwarimu akamucapa, akamukata. Byageze bite kugira ngo mwarimu n'umwana basereje ku ishuri bifate naho ari buze kujya kumutegera muri quartier ngo amukureho ugutwi? Aho ntiwasanga edikasiyo yarabaye ku ngufu. Aho ntiwasanga harimo kwihagararaho kugira ngo ibintu bibere ku ishuri, mu cyumba cy'ishuri
birangire umwana agira inzika z'uko ari buze kujya akagenda akanyura ahantu nyura avuga ati umva kama mbaya ugutwi ndagukuraho tu ntabwo uri buze kuncika. Byagenze bite mbere ko hari abantu bahora bahatiza ngo nk'ubu ngubu ngo umwana akwiye gukubitwa ni gute muri kuvuga? Ni ukuvuna. Mbere ako kanyafu muvuga kabagaho, ariko naje gusanga wasanga ako kanyafu k'ubu n'akambere bitandukanye. Ako kanyafu mbere kazagaho gute? Akanyafu kazaga ari akakumvisha isomo wenda ukoza akabazo mwaba batoke aka kabazo ugomba kugakora nutagakora ndagutsibura. Ibyo bintu nta rwango rwabaga rurimo. Nta n'umwana wigeze avuga ngo uransibuye uraza kumbona nudutaha. Nize mbabaza ngo ariko turi no mu kwezi kwahariwe uburenganzira bw'umwana, kwirinda ibihano bibabaza umubiri byonona umubiri w'umwana kwa gatandatu. Nize mbabwira ngo ninde muntu wibuka akibuka mwarimu akibuka inkoni yamukubise akavuga ati akibuka inkoni akavuga ati warakoze kunkubita, cyangwa yibuka ka kanyafu wagiye gukora ikibazo cy'umubare ariko akavuga ati aka kabazo nutagakora ndagutsibura paka ugakoza, ariko akagikora kandi bikarangira. Izi ntambara zo guterana shotogera imigeri ibipfusi gutega mu nzira ibintu bikomeye cyane. Ibintu bikomeye cyane. Byagenze bite? Byagenze bite? Abantu bari mu Gakenke bari kuri icyo kigo batubwire byagenze bite kugira ngo byagenze gute? Mutwandikire mutubwire imva n'imvano inkomoko byatangiye bite, imyitwarire y'umwana iteye gute, imyitwarire y'umwarimu biteye gute. Ataza kugira umuntu ubyumva nabi. Ntabwo ndi hano kugira ngo ushyigikire uwo munyeshuri, ntabwo ndi hano kugira ngo ushyigikire uwo mwana, ahubwo abari hafi barebe byagenze bite. Nta kindi kintu abantu bakwiye kumenya, ibijyanye byo kumenya umuzi w'ikibazo. Uwo mwana ngo afite imyaka 18. Mwarimu ukeneye kumenya impamvu uwo mwana imyaka 18 musanze mu wa gatatu. Ese abarimu bajya bafata umwanya ngo bamenye ibibazo by'abana bafite mu ngo? Nabwo nize ko ndababwira ngo ku muzi w'ikibazo umwana yaza ukamenya ubuzima arimo, ukamenya ngo uyu mwana ko ari gusinzira mu ishuri, uyu mwana ko arimo kuko mbona atari gukurikira neza, ikibazo ni ikihe? Ushobora gusanga uwo mwana uri gusinzira yaraye adasinziye, usanga uwo mwana uri kurira, ushobora gusanga uwo mwana uri kwiga ibintu ntabyumve, hari ibindi bibazo afite. Ushobora gusanga uwo mwana hari rotari yagize, akeneye umuntu umwuzuza kugira ngo nibura yongere agiye muri eta normale. Ibyo harimo mujya mufata umwanya ngo mutekereze kuri ibyo bintu. Mujya mutekereza ko imibereho y'umwana ishobora kugena imyitwarire ye. Yego ndeka ngaruke ku bana nabo mbabwire ngo yego uri mu buzima bugoye, yego mu rugo hari ibibazo, yego ABCD, ariko menya ngo ntabwo ukwiye kubyitwaza ngo witware uko witwara. Aho ukwiye kuranga ibibazo ndimo, ubuzima ndimo. Hari umudosi umwe ku kigo kimwe ntari buze
kuvuga ariko arahita yimenya. We iyo umwana yabaga yakerewe yaramwegera akamubaza ngo ko twumvikanye ko ugomba kuba ugeze hano 1:40, ukaba ugeze hano 2:30, byagenze bite? Agatera iyo ntambwe yo kumva impamvu uwo mwana akererwa. Noneho akamubwira ati rero, umwana akamubwira ati rwose mu rugo ni njyewe ukora uturimo twose dutandukanye, ni njyewe papa ntaba ahari, ni njyewe nyine, ni njyewe mama, ni njye nyine. Ubwo akamubwira, akageza kumuvunagura nyine impamvu zumvikana zaba zatumye akererwa. Akamubwira ati rero yamutangiye igisubizo nkunda rwose. Nibwo ntangiye kubona ko hari abantu bazi psychology, abantu bazi imitekerereze. Akamubwira ati rero nibyo pe, ibyo byose ni ngombwa kubikora kandi rwose birumvikana, ndagushimiye ko ugeze hano 2:30, ariko se birashoboka ko ejo wamanukaho ukaza na 20? Yego. Birashoboka se ko wagerageza noneho bikaba 2:00 ukareka kuba 2:30? Nibura agafata umwanya wo kumva imva n'imvano y'ubwo buzima umwana arimo, kuruta uko ahita avuga ati umva twumvikanye 1:40, hita ushinga inkokora hasi vuba vuba. Icyo gihe uwo mwana ubashije ukumva impamvu y'ibyo byose ntabwo azabura gukunda ishuri. Nuko akamubwira ati rero dore twumvikanye ko ugomba kuzana 40, none uje 2:30, ariko gerageza ubutaha uzamanureho uze 2:00. Yari kongeraho ijambo nakundaga, ati yego ubwo buzima urimo buragoye ndakumva mwana wanjye, ariko ihangane rero guheranwa nabyo, kuko nuheranwa nabyo ubyo ukiga nabi ntabwo uzabicika, uzabigumamo. Wow. Ahantu uri niba wumva iki kiganiro ndagusuhuje, uzakomereza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo yabaga amwubatsemo ikintu cyo kumva ko nibura bimwe mu bimukereza arabivuze, araruhutse, kandi n'uwabibwiye aramwumvise. Abantu bose icyo kintu bacyitayeho byaba ari sawa. Ikibazo nyine abantu mu buzima barimo bafite umwanya wo kumva ibyo bintu, cyangwa ni ukureba ngo ibyo nasetinze gukora ni ibi ngibi nkabikora burobo. Oya, aho edikasiyo igeze, aho ubuzima bugeze, cyane cyane buriya, cyane cyane ibibazo byinshi biri mu bana biga bataha. None se ni gute umwana yiga agataha akarara mu ntonganya, amakimbirane? Umwana, umubyeyi we yaza akamubwira ati byuka ubanze utere indirimbo turirimbe, ntabwo waryama. Uwo mwana nagera mu ishuri agasinzira, umwana agera mu ishuri akajya yibuka bya bihe yarayemo, bwa buzima, ukabona afite umutima mubi, ukabona nta guseka, nta kwishima, nta kuraje. Uwo mwana urumva nta imyitwarire izahinduka? Dukwiye kubyumva. Ntabwo edikasiyo yari mekanike, uvuga ngo mekanike nayo ntabwo ikiri mekanike kwa moto, ahubwo isigaye yabaye mekanike. Nyine ni mekanike ariko harimo akantu ka tekinike. Ntabwo ari ufate ijeke ukubite ku modoka, uterure ufate, oya, hajemo utuntu twa tekinike. None kuki abantu bumva ko ubuyobozi bwaba mekanike? Bantu muri Gakenke rero n'abandi bari mu bafite bakurikirana hafi ibibazo nk'ibyo ngibyo, mukwiye kumva impamvu nyamukuru yateye uwo mwana n'impamvu yateye mwarimu kumva ko akwiye gutera ikibazo nk'icyo ngicyo. Ese ni ubwa mbere yageze muri iryo shuri? Ese ni ubwa mbere yarakoze surveillance? Ni ubwa mbere?
cyangwa yari asanzwe n'ubundi abikora akaba avuga ati ndajya ngenda uwo mwana mbonye nkureho, aho naho ni ikibazo. Abantu bari mu Gakenke muduhe ibitekerezo mutubwire byagenze bite kugira ngo umwarimu agere aho akimbirana n'umunyeshuri kandi ari we baba bari kumwe umunsi ku munsi, byagenze bite? Imva n'imvano ni iyihe? Inkomoko ni iyihe? Gute twisanze ahantu wa mugani uwo mwana afunze?